Abakunzi bashimwa TV Imena mumeze mute abari majyaruguru busarazuba barenge bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru kanizere ko amaje kunogerwa n'ibiganiro tugezaho umunsi ku munsi isaha kwisa iyo twabyise kemera twavuga bikwemera twagenda bikemera biba ari ibintu byiza kandi biba ari ibintu by'ingenzi nkuko mubizi dukora ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye ngira ngo kuri kamera zacu murimo kureba umupapa ameze neza cyane karuvati kameze neza cyane ugashati kameze neza cyane no musore umeze neza cyane tuguhaye ikaze mu majwi n'amashusho yacu. Murakoze cyane ndabashimiye nabanezerewe cyane kandi kuba mwarantumiye mwakoze. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu bitoroshye bene gatoyi. Twagiye bavuga ati turagushaka sinshaka kuvuga mu izina kuko uribwira nyine abagukurikiye kuko turabizi hari abanyarwanda benshi bakuzi hari n'abashaka kugira ngo nyine bajyaga bakubona mu byo ukora byinshi nashaka kuvuga ari wowe uza kubibwirira utangira ubwira amazina yawe nyine n'abatakoze bakumenye. Come on. Murakoze cyane nitwa Kagambage Josue ndi umusizi n'umuhanzi nkora akazi ku MC ubutahira ndamamaza ndetse ikintu cyose gikoreshwa umuntu ndagikora ariko by'umwihariko ndi umukristo nkaba nshima Imana kubw'ibyo yangejejeho byinshi nkaba nabashimira ko mwongeye mukantumira bityo rero nabanezerewe cyane. Amazina nayo abankurikira ku mbuga nkoranyambaga ariko n'abatanze uyu munsi baramenya. Yego bamwita Kagambage Josue. Umusore muto cyane wisobanukiye akiri umwana, umusore mwiza cyane, umusore twavuga ngo no muri iyi minsi arimo kwitegura kwinjira mu ruhando rw'abagabo ngo buracyari umusore. Ndengaragure utagaragiye nta muhungu wahoze byese ngasengera iby'ijuru ngeraho nataramiye ikizigo naciye imigari ijana baragiye ijana ntibanyijana n'ubwana cyangwa no mu Buganza abasaza bangabiye amashyo. Mbese ni koko ibyo uvuga ni ukuri ariko uyu munsi naje ngo tuganire ariko tuvuge ku bintu byinshi bitandukanye kandi abanyarwanda bari bukunde. Yego ibintu biragenda neza cyane nta kibazo. Kagambage Josue ndakumva cyane. Uvuka hehe? Uvuka mu bana bangahe? Ufite imyaka ingahe? Duhere kuri ibyo ngibyo. Kagambage Josue ni umusore w'imyaka 26 nkaba mvuka mu muryango w'abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 nkaba mvuka mu burasirazuba sinzi niba uhazi. Njya mumva kuko ngaha turi aka kanya Kigali nigeze kumva ngo iburasirazuba ngo niba iri zuba rirasira cyane ni iburasira bwaryo ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro mu Ndatemwa za Gorora. Aho ngaho niho uvuka? Aho niho mvuka niho mperereye. Bityo rero naje ngo dutarame tuganire ku ndangagaciro. Ese nk'umuntu w'umukristo ni gute ashobora kubaho ariko abatari abakristo namwe mwadukurikira kuko ibintu tugiye kuganiraho bibereye umwana w'umunyarwanda, bibereye umuturage ubereye igihugu, bibereye umuntu uzigirira umumaro akawugirira n'abamubyaye ndetse akawugirira n'igihugu cyamubyaye. Rero kubemera Bibiliya reka tujyane ndagira ngo dutangire mu mirongo 2 yo muri Bibiliya. Ndagira ngo dusome abegereye Bibiliya Yobu ibice 27 umurongo wa 5 haranditse ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Usinzikuraho kuba inyangamugayo. Irindi jambo riri mu Gutegekwa kwa 2 ibice 32 umurongo wa 29 handitse ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Muri iyi minsi turi mu isi ihindukana n'ibihe aho ushobora gusanga icyari umuco kibaye kirazira icyari kirazira kikimikwa ariko nshima Imana ko amadini n'amatorero bidufasha kuba abantu
basi bagaruka mu murongo ndetse no kuba bakubaha Imana. Rero buriya mu kanya nuza ko mu rubuga turatangira tuganire neza maze twumve se ko hari icyo twakungukiramo yaba batwumva natwe ubwacu. Yego. Akagamba Jezuwe karame. Ushobora kuba uhereye kuri uwo murongo, ndakeka ko ari we murongo ugufasha cyane muri Bibiliya. Yego. Kagamba Jezuwe, mu myaka yawe watangiye kwakira Yesu umwami n'umukiza ufite imyaka ingahe, cyangwa wakiriye Yesu umwami n'umukiza mu gihe kingana iki? Njyewe nagiriwe ubuntu, navukiye mu muryango wa Gikristo. Rero ntago ari kuba nuko ngo nakuriye muri Ecole de Dimanche turirimba nzakagendana ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane. Mbese nakuriye mu buzima bwa Gikristo, sindahindura idini, nsengera muri ADPR. Sengera muri ADPR. Ntago ndahindura idini, rero urumva ko ni ibintu navukiyemo. Ni ibintu navukiyemo, uretse ko wenda tuba turi abahanzi rimwe na rimwe, ejo umuntu ukaba ukora ibyahe n'ibyahehe mu Rwanda, ariko ntabwo twibagirwa aho tuvoma n'aho tuvuka. Ntabwo twibagirwa aho tuvoma n'aho duturuka. Yego. N'aho dusenyera ariko nabyo wabishyiramo cyane rwose. Kagamba Jezuwe karame. Ubu tuvugana ndakeka ko uri umusore, ariko ku bantu bakuzi n'abatakuzi, abakumenya bifuza kukumenyaho nyine bihagije cyangwa birambuye. Nk'ubu ngubu uri Kagamba Jezuwe, wakiriye mwami Yesu n'umukiza, watangiye wibwira ko uri umu MC, ukaba n'umutahira. Yego. N'umuririmbyi, ukaba n'umubwirizabutumwa, ukaba n'umuririmbyi. Yego. Kagamba, ibyo byose ubifatanya gute? Mu gusenga, mu gukora ako kazi kawe, mu kubwiriza, mu kuririmba, nyine ibyo byose nyine ugenda ubifatanya gute? Rero kubihuza biroroshye. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ati ese nyine nari natangiye nigisha ariko ndi mu cyiciro kimwe. Arambwira ngo igishe cy'igihe kenye ugakanjakanja uracira. Ubwo nari ndi muto. Ani nko kumbwira ngo ibyo wirwa usubiramo uvuga abantu nibabihaga ntacyo bazabihaga nyine bacire, kuko igishe cy'ukanjakanje kigashiramo isa ucira. Nicyo gituma ahubwo nahise niga kubyaza impano umusaruro, ku buryo buri ngingo yose ikoreshwa umunwa naba mpari hose uburiye hose bandiyo. Gusa ikintu nyamukuru uyu munsi twaje kuganira, wenda nababwiraga ibyo nkora, najya tuganire ese ni gute umwana w'umukristo akwiye kwitwara, ni gute urubyiruko rw'umukristo rukwiye kwitwara, ni iyihe ndangagaciro akwiye kugenderaho, ese ni iki cyagufasha kugera ku ntsinzi mu buzima, ni iki cyagufasha, ni iki cyagufasha. Ndi kubivuga nzi neza ko ubaka kanya urugero tujye kuganira ku rubyiruko cyane. Urubyiruko, abana b'urubyiruko bafite ibikomere bikomeye. N'umukuru abantu bararushye. Umwana arajya mu rukundo ari umukobwa akitwara nk'umugore kandi ari umukobwa. Undi akajya mu rukundo ari umuhungu akitwara nk'umugabo kandi ari umusore. Bigatuma abana b'abakobwa akakanya bafite agahinda nk'akaruta k'abantu bakoze divorce kandi akiri urubyiruko. Ibaza umuntu ko afite agahinda nk'ako umuntu wakoze divorce kandi akiri umukobwa. Bigatuma rero akakanya ari indembe zigenda. Sinzi abantu numvishe ndetse ko babeshya, ariko wenda ntandi rivugira ubusa ku musozi. Baravuze bati ese we ngo iyo ushatse umukobwa uri hejuru y'imyaka 26 ushobora kuba victim y'abamuhemukiye, kubera ko yahemukiwe n'abantu benshi. Nawe yuje niyo wazo uri mukuri aravate noyo ngoyo ashaka kumemukira, ashobora kuba ari umwe muri babandi. Bikaba bigoye. Aha rero barirana kwirinda ishyari n'ubusambanyi. Mbese urukundo rwa kivandimwe no gukiranuka. Nguzi icyo ashaka ntafata icyo abonye, kandi umusore w'umukene nta mugore n'umwe umukunda uretse nyina. Ngo agapfundike niko gatera amatsiko ntuzasambane. Dore ubwiza bw'umukobwa bumujyana ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe azamarayo. Ubwiza bwawe nubukoresha neza buzatuma utura muri kadasitiri utware n'imodoka yawe, ariko nubukoresha nabi bushobora gutuma yikorera igitebo cy'inkwi, umwana mu mugongo, isuka mu kuboko kumwe n'ubwatsi mu kundi kuboko. Ijambo ry'Imana ngo nubura ubwenge Imana izakureka, ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Ngo dore imyitwarire yawe y'ubuto nigena hazaza hawe, ejo hacu mu biganza byacu, ishuri n'ishusho rya byose. Iyo ukoresheje igihe cyawe nawe uri mutoya, nacyo kigukoresha nawe ushaje. Isi yo muri minsi ishaka kukuryohera wiyandarika, ariko iyo hazaza ikakubera umubirizi. Rero uko ushashe ni kuryama, kandi icyo bibye nicyo sarura. Uko
wananiye Imana niko uzashaka umugabo wananiye Imana, uko wananiye Imana niko uzashaka umugore wananiye Imana, uko wananiye Imana niko uba mu buzima bwananiye Imana. Tekereza urushyi utakubiswe n'umubyeyi wawe kuzarukubitwa n'umugabo wawe, cyangwa amabuye utatewe n'abana utakuzaterwa n'umugore wawe. Nakababaro nukuri. Nakababaro. Dutekereza hazaza hacu, mu mutwe wawe harimo iki kizakumarira iki byari. Icyo ubamo wa mbere ntikizagushuke ngo wirengagize ibindi, kuko ubuzima ni bugari. Ushobora kuba wa mbere mu ishuri kubera kutitwara neza, no wa mbere mu kubona akazi keza. Ushobora kuba wa mbere mu guteretwa kubera kutitwarira neza, kubera kwitwara nabi, ukaba no wa mbere mu kubyarira mu rugo. Ndakubwira ngo kugenda mbere siko kugerayo, kandi guhora mu mazi siko gukiramaga. Igituma umuntu agira amatwi abiri n'umunwa umwe ni ukugira ngo twumve byinshi tuvuge bikeya. Ngo more saving less expenditure. Ijambo ry'Imana ngo yihutire kumva utinde kuvuga, kandi ngo kwicisha bugufi banziriza icyubahiro. Abanyarwanda akavuga ngo guceceka so bucucu no gucengerwa n'ibyuzi, kandi ngo guca bugufi tuje ntibica umugongo ahubwo bica inzira y'ubukire. Agakingirizo karinda sida ariko ntago karinda icyaha, karinda imitezi ariko ntago karinda umuvumo w'Imana. Inda ntago uzayinywa mu mazi, ntuzayinywa no mu bushera, nta nubwo uzayinywa no muri ji, ariko aho iva twese turahazi ko ari mu kuyandarika. Ndi kuvuga inda itateganijwe. Rero niwirukankana umugabo, jya usiga ingufu zigusubiza inyuma kunesheje. Nukunda umuhungu cyangwa ugakunda umukobwa, nukunda umuhungu jya usiga ubwenge buzavuga ngo no, ntabwo nemera ko dusambana. No, niba unyanze mu rukundo ntabwo mbabara cyane, kuko ari amarangamutima aragora. Musore niba ukunze umukobwa, siga ingufu baza akenge kari bubike bya 5 cyane, sijya ukabika bya 5, kubera ko na mama warayakeneye cyane, mushiki wawe ni umuntu udafite gahunda uko wanava. Nawe gerageza nyine kugira ngo unatere n'imbere. Ibyo rero icyo nashaka kukubwira, ndakubwira ngo we mukobwa wakira iby'ubuntu, ngo akanwa katamitswe cyane iyo kabonye amaboko aje kukaniga karasama. Kandi ndagukunda itazi igihe yikoreza agataro, aho uzicara ushaje niho hazanyereka aho wahagaze mu buto. Niba utararanzwe no gushishoza mu buto bwawe, uzasaza uhera nk'uruyongoyongo rutigeze ruba rufi nini mu gishanga cy'uruzi kidakomye, sibyo? Kandi dutekereze tuvuge ngo ese aka kanya Imana yaguhaye ubwenge ubukoresha iki? Niyo yaba hari ibintu 1000 uzi, ntuzabura kwegera umuntu ufite kimwe ngo kikubere iki 1001. Yega Imana nitunga inyoni zose, ariko iyo Mana itunga inyoni zose, uko inyoni yaba irwaye kose, niyo yaba ifite amababa y'ubwiza bwahize izindi, ntishobora gushyira inyoni ibyo kurya mu cyari. Kirazira. Ahubwo usanga inyoni ive mu cyare ijye guhiga kujya kwishakira cyane. Sadraka, Meshaki na Abedenego buriya bagambiriye ikintu bita kutiyanduza. Jagajaga ku ndiba y'umutima wawe. Nusanga nta kibi wahishemo, ntuzagire ubwoba bw'ubuzima, sibyo? Kandi buriya niba bagambiriye kutiyanduza, biriyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ibintu by'Imana ngo biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Urababwira se barumva ko nanjye bananiwe Kagamba? Ikiriho rero buriya sinzi, hari iyo utize isi irakwigisha. Ushobora kwiga utigishijwe n'ibibazo, kubera ko icyo ukora cyose, nyanya nkunda kuvuga ngo icyo dukora cyose tuba turimo kubiba. Nukora ibyiza uzaba ubiba, nukora ibibi uzaba uri kubiba. Dore ikiriho rero ni iki: niba uri gukora icyiza, igihe utazi, ahantu utazi, azaturuka aho utazi, barakoze icyiza, aza kwitore bya byiza byose wakoze, niyo yaba atari wa wundi wabigiriye. Ariko nanone niba ukora ikibi, igihe utazi, ahantu utazi, hazabaho uwo utazi, aze aguhuze na ya nabi wakoze, ihaguruke ikujwigirize, kuko urimo uhuye nayo muri rya kose ry'ubuzima. Icyo nakubwiraga rero, twararike gake, genda gake, Imana ni gake, tuze usenge, ntiwihorere. No kwihorera ni kwiza, no kubaho neza, ariko aka kanya iyo wihoreye biba birangiye. Ni ukuvuga ngo ingorane zawe nizo. Ariko umuntu yarambwiye buriya umugisha barawukorera, ntago bawusengera gusa. Usengeye gusa ntago wawubona, ntago bawuguha. Dekare nta Imana yawuguha. Hari bamwe njya mbona rwose bafata igihe bakajya kanyarira bakamerayo hafi cyumweru cyose. Reka tubare ko agiye mu ubwo buryo, ariko ndahari n'ibikorwa runaka akora, ntago muveba. Ariko hari umuntu ujya kuba guhera ku wa mbere akajya gusenga ku wa kabiri, akajya gusenga ku wa gatatu, ntajya gukora. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko
y'amaboko yawe urumva ari y'amagambo reka nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe imirimo y'amaboko kandi ntabwo ari ibyo gusa mwakira ijambo ry'Imana ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umugati. ubwo se wabutaniye n'aba mwana ngo ugera mu kizami abandi bakibutsa ibyo bize nagahita bati mwana nyagasani yakoye ku mutwe ntabwo igihano bigikora ahubwo byanakoze. rero icyo nakubwiraga aho ngaho ariko gusenga by'ukuri bifasha byinshi. gusenga utishushanya, gusenga wera ngo kwetura inkweto zawe kuko aho ugeze nahera, kuba wumva ko mu mutima nta kantu na gato kariho k'icyasha kigomwa k'ishyari k'amagambo. ngo gusenga by'ukuri bifasha byinshi. gusenga bisimbuza amahana amahaho, gusenga bisimbuza umushiha amashimwe, gusenga bisimbuza amarira amaramuko, gusenga bisanga igisambo kigasazana isambu, gusenga bisanga umusaza agasazana ishema, gusenga bisanga umusinzi agasingira isezerano, gusenga bihishura ibishe bigashingura ibishinze, gusenga si inkuru bikingura ijuru bikakugeza ibikuru, gusenga bisatura isanzwe rigatanga ibisubizo, gusenga bitunga umutindi bigatura umutwaro bigatanga umuteko. uzabyite gusenga buzasiga batazasigara basabiriza. Haleluya, amen. Kigamba cyejezuwe karame imyaka rwose mike cyane wifitiye. Gusenga rwose wabigiyemo urabikunda kandi urabona ko ubirimo neza. Nkatwe nko muri iki gihe 90% usanga abasore aribo bantu mbaraga z'igihugu kandi kabone n'imbaraga z'Imana, ariko ugasanga izo mbaraga z'igihugu kandi imbaraga z'Imana arizo ziri muri bya bindi byitwa ibiyobyabwenge cyangwa ibintu bitandukanya icyaha n'Imana. Bose bameze nkawe, twe twajya mu ijuru koko? aho ho nanone uvuga ati bose bameze nkawe, hari abantu bavuga aho ho waba wihimbaje kuko nanjye ndi umuntu usanzwe ndavugira Imana n'abandi bakumviraho. ariko ikintu kiriho bubyiruko nudakoresha umutwe wawe wiga neza uzawukoresha bikorera imizigo yabize neza, kandi umutwe witekereza neza uruhura amaguru, sibyo? kandi ikindi koko ndi neza, niyo mpamvu nanjye naje wenda kuba nababwira nuko nari nanze kugira ngo mpite mbyuririraho kugira ngo hatagira utanga comment mbi wenda akavuga ibyo tutashatse kuvuga, akavuga ko wenda twaje kwihimbaza. ariko wowe uratekereza iki ko hazaza? ejo umuntu umwe nambwiye ati buriya ngo ugurisha umuntu ugurisha isambu ngo buriya ngo abagurisha hazaza urubyaro rwe, umuntu ugurisha ubutaka. biriya aka kanya dufite ikibazo cy'umuntu babereye aho mbese nkariyo ngo barandeba nyine witurije ukagira ngo wagezeyo. ariko icyo nakubwira cyo urugendo uracyari rurerure. Kagamba gejezuwe ngubu mu myaka yawe mike yifite uracyari mutoya, kuko mu myaka yawe ndakeka ko utafata imwe ngifatiranga muntu n'ifatiranga muntu, uracyari mutoya. wumva intego zawe wumva ari izihe mu gihe kiri imbere? intego zanjye iya mbere no kwaguka nkasumba uko ndeshya. nka mugani ngo gasumba uko ureshya. ni ukuvuga ngo wenda urwego ndiho kubenda mu buhanzi bwanjye kubyo ko ndirimba, ndi umusizi n'umuhanzi, ndamamaza, mvuga amakuru kuri buri mpano nkagira kumfataho. ariko ni gute nazamuka? ikikwereka rero abanyarwanda buriya rega no kuva kera wenda tureke nawe hari dushobora kuvuga gutya kumva tuvuga Bibiliya n'icyo akahita banga ngo se twebwe ngo nerererere, mbese ntajye mu ubu buryo. ese abanyarwanda ba kera usiko nabo bubahaga Imana? hari ikimenyetso kigaragaza ko bari bazi ko Imana iriho. urugero twarebera nko mu mazina bajyaga bita abana babo ngo hagena Imana, hagatunga Imana, hakoze Imana, ngo namushimiye Imana, twizeye Imana, harera Imana, ndagije Imana, habyara Imana, mukawiza Imana, haba Imana. uzi ikintu se buranakubwira ntabwo ari Imana bumana baba bavuga, ahubwo bigaragaza ko hari ikinyabubasha kibarusha ingufu. hakoze Imana niyikuza, hakarera Imana, nuko ngo hari imbaraga zibasumbya byose. izo ngufu rero nizo zikuganisha aho dushaka, bigatuma aka kanya uri mu manyamakuru nanjye nkaba ndi mu basizi, kandi nanone twese tugakorana neza bikuzuzanya, kuko Imana itanga impano nyinshi kandi zikuzuzanya. kubera ko aka kanya ubundi barabanga uretse kwiba no kuroga nta mwuga utagukiza.
namwe gutagukiza. Bityo rero aka kanya upfa kubikora neza gusa. Ibyo ukora wowe bikore neza. Niyo waba uhinga, hinga neza. Niba wumva amatafari, bumba neza. Niba ucuruza benya, curuza neza. Niyo waba uranguza, curuza neza. Kuko hazaza niho hazagaragara aho wicaye, aho wahagaze mu buto, aho zicara ushaje niho hazanyereka aho wahagaze mu buto. Haleluya. Sibyo Kagamba, uriya hari ikintu amaje kubona. Yego. Uzi ko umuntu nyine iyo afite amafaranga kuki atajya akunda kwibuka Imana 100%, ahubwo nyine iki cyagihe cyo mu bibazo cyangwa amafaranga ataba hari akaba aribwo yubaka Imana ageze no mu bibazo. Abanyarwanda baravuga ushize impamvu yibagirwa icyamwirukankanaga. Ubwo bishatse kuvuga ngo iki gihe habaho kwibagirwa. Ugasanga abantu habayeho kwibagirwa ariko ntago bikwiye. Kuko buri muntu mu rwo ruhande afite igihanda cye. Nicyo gituma ariko burya ikintu Imana gusenga bifasha amahoro yo mu mutima. N'amahoro yo mu mutima. Kuko ushobora kuba hari abagusombye umutungo nawe usombye umutuzo. N'abarya bakunga kuryo bareba, niko Bahati yavuze ngo n'abarya bakunga kuryo bareba, hari uwo bakorosoraho igituza ugasanga umutima warashengutse umwaka ushize. Sibyo kubera iki ntago nyine afite amahoro yo mu mutima, abirya abitama amarira. Ubuso tuvugana niho hano usanga umuntu wenda ari mu buzima budakabije batari bwiza cyane ariko batunze amahoro ari babiri. Ariko ugasanga nk'umuntu afite urugo rurimo imodoka rurimo iki bamusohokana buri weekend, ariko umugabo njyara umuntu nzi umugabo akaramubwira ati nurenga gate ubw'intambara nyine haba ari nka yindi ya Ukraine, kurenga gate usohoka igipangu ariko umugabo twaye agushyize mu modoka mugiye musohote mugiye kunywa akantu ukagaruka, ariko ubwo nguko niyo abantu barwanira ku irembo umeze nk'umuntu uri mu kindi gihugu akuru y'ahantu mbese nta muntu muziranye kubera ko bagufungiranye aho hantu. Urwo ni urugero rumwe nari mvuze, ariko ikiriho buriya Imana iguhuza n'abantu basa nawe, uzashaka umeze nkawe. Bityo rero gerageza wigeze ku mutima, ibyiza bisa n'ukusa bizakwikururira, ibisa birasabirana. Ariko niba ufite ububi muri wowe bazazana undi muntu ufite ubuturi nk'ubwawe, ubucakura nk'ubwawe, ariko niba wumva ko wera nawe izaguhuza n'umuntu ugenda neza nkawe. Sibyo nuko bimeze. Ariko icyo nakubwira cyo wenda navuga twe turi kuvuga ku bapapa, ntago nasoza nakubwiye ngo buriya ngo ikirari cy'imfura kirera imfubyi. Aho wagize neza wowe nahaca azagubwa neza, aho wakoze nabi yega cyane gatoze ariko ngawe nahaca niyo wenda ibyo bitamugarura ka byose, ariko ntazabura kuvanga bityo rero ibyo dukora tuba turi gusigira abana, turi gucira abana bacu inzira, abazadukomokaho inzira. Ikiriho rero nakubwira ni handi usanga Imana ahobora kugaruka. Hari igihe usanga nk'umuntu ushatse nk'umugore ukamushyira ku mategeko nkagikumana ya mategeko nyine asharira, noneho wamara abana bamara gukura wenda uri umugabo bakakurusha ingufu, bakurusha ingufu hamwe washyize mama wabo nawe akaba ariho ujya. Icyo nakubwiraga rero, niba uri umugabo, niba ufite ubutware bukoreshe neza, ubukoresha ukandamiza umuntu kuko ejo isi yikaraga uwari hasi akajya hejuru, uwari hejuru akajya hasi. Buriya ngo hazamuka hose iteka haba hanamanuka, ahazamuka hose iteka haba hanamanuka. Niba uri hejuru rero, niba uzuriye igiti cyose ushaka ugere mu bushorishori bwose ushaka, ariko unazirikana uburyo ki utazajanjuka amagufa. Niyo mpamvu bakubwira ngo guca bugufi, ukwiyoroshya, ukuzamuka hejuru cyane, ukubona ubuyobozi, ukubona ubutware, mu rwego rwose urimo, ukuzamuka jya ugerageza wiyoroshye urerembe, nubwo ntabwo uzajanjuka amagufa. Ngo ibijya gushya bibanza gukonja, kandi bibanza gukonja bibanza gushyuha. Akagamba karabe uri umusore, uri umugabo, uri icyo muri ibyo ngibyo bibiri ndi umusore ushima Imana, ariko kuko nk'uko bivuga igihe gikwiriye Imana izabikora uko ibishaka. Nyabango ndi umwe mu basore bubatse inzu mbonye bitangiye kwanga. Reka wenda ibyo mu kazi gasanzwe oya nta kibazo rwose. Ndi umwe nta kibazo kavuge naribi. Ndi umwe mu basore bubatse inzu mbonye bitangiye kwanga, mpitamo kwiyubakira umunwa. Ngo umusizi yaguye aramira icupa, nanjye ngo ndamira umunwa. Ntabwo ari ibyo gusa benshi banyita umusore, ariko ngenzi ko
ndi umugabo nuko umugore wanjye cyo kwamabukwe babyeyi ni mu bishimo muzanama name bitazantera kurambya mu kirambi bikantera kugumirwa. Guma Kagambage rwose nawe rwose aho wageze amateka arahinduka kuko yadahindutse basigara bakuvuga n'abatakuvuza bakwaka inomero uba cyane rwose. Rero ubwo urumva uwakeneye koko nk'uwo muntu ukora ibintu bisa n'ibyo ngibyo ukeneye ibintu nkora ubwo nyine wanshaka tukahita tuyihuza bikajya mu buryo. N'ubundi ntabwo ari ibintu birenze Kagambage ni umutahira ni umu MC mwiza cyane kandi umu MC utagendera muri bya bindi ni umu MC mwiza cyane reka mbivuge gutya ni umu MC mwiza. Kagambage karabe watanga n'inomero zawe za telefone kuko Burera, Ngoma, Huye, Gatsibo nta hantu na hamwe udakorera muri iki gihugu. Ndakumva cyane kuko urubuga rwose wakandikaho Kagambage Josue by'umwihariko TikTok ubundi nimero zanjye zikazo nkora akazi k'ubuyobozi ubunyamakuru kwamamaza ibyo washaka warumviye ngo ngire ikintu mvugaho abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC bongeye kubaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu umushinga wo kubaka isoko rya Gisenyi umaze imyaka 13 utararangira. Muri 2010 abatuye n'abagenda mu karere ka Rubavu bari batangiye kwishinya icyara ku isoko rigezweho riri ku rwego mpuzamahanga. Gusa icyo cyizere cyaje kuraza amasinde kuko ibyari byatangiye kubaka ryaje ko ikigonda. Arakoze cyane umunyamakuru wacu, reka dushyiremo publicité. Bawe ese ni mwabimenye The Bright Minds Academy ikigo cy'ishuri gitanga uburere bw'indashyikirwa n'intangarugero mu Rwanda hose pe. Ese warazi ko abana bize muri Bright Minds Academy ari abatarushwa mu bigo boherejwemo by'umwihariko nka Rwanda Coding Academy rijyamo abana bahize abandi ku rwego rw'igihugu Banyagatsibo Banyagatare. Ntimucikwe no kwandikisha abana banyu muri iki kigo imyanya itarashira. Nimucikwa ntimuzagire ngo sinababwiye. Karibu wacu muri Sange wacu uko bukanyujijeho abanganyujijeho bakenera serivisi zijyanye n'izo ndahari cyane rwose kugira ngo nze dutarame kandi mwizihirwe rya gipfura. Urahari cyane ndahari umva reka nkubwire ahubwo n'umuntu utari wakumenya aka kanya niba gusanze kuri yicano atware nimero yawe ajye ku rubuga rwose yandikemo Kagambage Josue yego Kagambage Josue. Ntago nshaka kubabwira ko akorera make ahubwo uko wifite aragufasha ibintu bikagenda neza cyane bikajya mu buryo byifuzo n'ubundi yifuza. Ntago yifuza guharanira amafaranga y'igihugu ahubwo icyo arimo guhanira n'ubutunzi bwe bwo mu ijuru. Amina cyane. Kagambage Josue watubwiye ko uri umuririmbyi uririmbiye njyana nyewe reka tubire ukuragira ngo waduhaye gapera wabonye ibintu wangaburiye ntabasha kuririmba byasohoka rode ariko nta kibazo ni ubutaha ariko niyo wanyuzeho gake ntabwo wakaniye ugize kutubwira yuko ko buri murimo wese utunga umuntu wasanga iyo ndirimbo yawe hari ibirungo bikiburamo. oya nabyo yandike ahubwo cyo kwa nazibarangira wanditse Bageni Beza by Kagambage Josue. Nkunda kuririmba injyana zo kwibuka abacu by Kagambage Josue. Noza Hora Rwanda by Kagambage Josue. Noza twibuke twiyubaka by Kagambage Josue. Ndetse na Turashinganye by Kagambage Josue. Izo ni indirimbo turwanya ibiyobyabwenge by Kagambage Josue. Dukunde kwiga by Kagambage Josue. Indirimbo zo ndazifite indirimbo zo zifite ko Kagambage burya uri n'umuhanga cyane. Umaje kumenya ko umurimo wawe wakubakira wagucururiza
urangiza ubyaza umusaruro kandi wakorera n'Imana. wakora n'Imana. Amen. Ibyo Imana yaguhayemo ntabwo yigeze guha umurimo w'amaboko. Umurimo w'amaboko. Buriya rero hari umuntu sinzi hari umuntu njya numva hari n'ikintu kimaze iminsi kishimisha bana bari kuzamura ibendera ry'u Rwanda muri Armenia, bana ba Mario Skids. Ariko nabonye bari mu bihugu bitandukanye, arakayembo ndeba bari gusubiramo cyane, arakavuga ngo kubanteza iminsi salama ariko ariko bavuga sibyo kubaza ndetse asa nkaho basuhuza. Icyo navugaga bavuze ntabwo uri burimbo ariko n'undi rangira iririmbye. No aho ngaho icyo nashaka kuvuga njyewe ntabwo nkurive gusa, ndi kukwereka ko ikintu cyose wagikora nta kazi njye ntashobora. Akazi gakoresha amaboko kose nagakora, kandi nawe ndikubwira ko gutotokana ko mu maso h'umuntu ariko kuguhesha umugati nta kazi kananira k'amaboko. Ariko na Bibiliya iravuga ngo umugabo azarya yuko yishyakuye. Ariko wowe wagiye kwishyakuye hera ku munwa ukabyara ariko nta murimo utavuna. Nta murimo utavuna nuko uzarebe ko kuri tuba twabagaye turi reka twataramye abanyarwanda bishimye. Buriya umuntu kwirwa uhagaze uvuga kuva mu gitondo kujya nimugoroba nabyo buriya ni akazi. Ariko icyo tureba yaba ufite impano gerageza uyikangure wige kubyaza impano umusaruro. Ni ugukura ku cyo waba ukora cyose, gambira ikintu bitagukura. Niba uri umumotari shaka gutwara imodoka, niba uri umunyonzi shaka gutwara moto, niba uririmba indirimbo shaka guhimba umuvugo, niba uririmba iyo kwibuka ririmba iyo y'Imana, niba uririmba y'Imana ririmba y'urukundo. Ugerageze ikintu cyose ukora, niba ucuruza buconco izo uzaranguze, ni ahantu hose ugambirire nubishyira mu mutwe bizora uruwo gutekereza kwawe kukugira we. Yego. Ariko buriya Kagamba gereka nkwebereze nk'akantu keza cyane nk'akantu k'akabazo. Buriya ukora ubuzi burenga 5, ariko buriya kukagushimisha cyangwa ko ukakorohera buriya ni nk'akahe, cyangwa ko wumva byose wabereka ukagakora ni nk'akahe kaguhemba. Ibintu nkunda cyane nabyo wa mugani inkukunda cyane nayo gukamirwa. Ibintu nkunda cyane ni bino byo kubwiriza urubyiruko kuva mu ngeso mbi, ibiyobyabwenge n'iki, ariko ndetse n'akazi k'ubuyemusi. Noneho nababwiye ko nitwa Kagamba, njya nkunda kubwira abana ngo umwana utiza mu mugaragu wa bene se, sibyo? Utiza iwanyu mukuru wawe akaza yarize, ni wowe musawude w'uvuma niwe ukora buri kimwe kubera ko utize. Rero nko kuvuga ngo umwana utiza mu mugaragu wa bene se, mvugira ngo kanjye nitwa Kagamba Josué. Twavuye mu bujiji turajijuka, tugana ishuri turahugu, dukunda kwiga nitwararuka, simbabeshya ubujiji buranuka, njye mbona umuti wabwo ari ukuburuka, kuva aho twatangiriye turunguka, kuko no mu iterambere turavuduka, dutinya no kugenda mu modo, kuko twahawe uburere butagunduka, iyo uzimenya ubwenge ugahumuka, icyo twifuza no kuzamura furi, none abana mwese ndabarari, duhagurukire rimwe twese twandi, duhamagara abagenzi bacu kugaruka, twita cyane kubavuye mu ishuri bakarire, ubuyobozi bwacu bwiteguye kumanuka, ndetse n'ababyeyi bose barasabwa gukanguka, kumva ko umwana azi igihugu akambuka, ubwo kwiga igihugu cyamutoje guseruka, abamureba bakifuza kumuyobo, abanyamahanga ati dore ko atambuka, agenda nk'intore akongera gusimbuka, arabanza agashishoza apana ijya guhubu, asohoza ubutumwa bakabona kugaruka. Ariko Kagamba jewe niko umutaramye mwiza n'ukuri kw'Imana. Dore kiriho ugakora ikintu. Njye nize megi urumva nta nihuriye n'ikinyarwanda. No muri kaminuza natangiye kwiga Math and Geography Faculty of Education. Ariko ndo umusizi wose w'Intara y'Iburasirazuba muri Leta Rwanda ubuhanzi cyane. Bisobanuye ngo icyo wize niba atari cyo ukora nta kintu utashobora. Tera icyumvirizo ahashoboka n'ahadashoboka. Ubyegeze icyo ndimubwira cyo, Imana izaguherekeza mu nzira, mu migambi, mu byifuzo, mu byo wagambiriye, mu byo utekereza, wese bishyire mu mutwe, ibitekerezo n'imigambi n'ibiwe imigambi uko ushyireho amaboko n'umuhanga. Kandi koko niko yaratubwiye ngo mutere 75 nzatara 200 mbasanga. Cyane. Kagamba rero urababwira ati musenge Imana izabafasha cyane. Irangije shyiraho na ka nzabarengera ka. Gusenga ni ubupfura, ibintu byose dukora tubifashwamo n'Imana. Ugerageze ushyire n'ivanga Imana mu byo ukora, nushyira Imana imbere mu byo ukora, nawe bizagushyira imbere mu byo uyisaba.
Cyokoza uko bimeze kuko ariko nuyishyira inyuma nuyifata nk'iyoroheje izakubera iyoroheje, nuyifata nk'ikomeye izakubera ikomeye. Umwana yabajije se aramaze ngo papa ngo Imana ingana ite, umubyeyi ari kumwitegereza uwo mwana areba uburyo amusubiza ahita areba indege iciye mu kirere, aravuga ngo se mwana ngo iriya ndege isite ingana ite. umwana ahita urabona ko indege wari ntoya mu kirere apfukaho ikiganza kugira ngo izuba ritamwica. oya yarayipfutse nyine kuko kaba ari gatoya mu kirere arayikingiriza ati ndabona ari gato kuko ikangana n'ikiyoni. arangije amugeza ku kibuga cy'indege asanga ni ikintu kingana gase. ati se urabona ingana iti papa iri kure nabonaga ari gato kangana n'igisiga ariko aho nyegereye mbashije kubona ko ifite ari nini cyane iyi ndege. ariko ati rero ko Imana ingana, Imana iyo yegereye cyane ubasha kumenya imirimo yayo, ukamenya kumenya ubwiza bwayo, ukabasha kumenya imbaraga zayo, ukabasha kumenya imikorere yayo. ariko iyo iri kure yayo uri nka muntu ureba indege ukagira ngo ni igisiga ni igisiga gitoya. bityo rero niyo mpamvu aka kanya dushobora kwicara hano turi gusenga tuvuga Imana, hari inyuma hari abantu bari kwibyinira mu kabari batazi aho bibera, batazi n'aho byerekeza. kubera ko urayegereye ubasha kubona ingufu zawe uri ku kibuga cy'indege ureba indege ukamenya uko ingana, undi nawe akaba ari kure ataramenya aho uko bimeze. ngayo nguko Kagamba ni woroshye, ni ukuri kw'Imana ni woroshye pe. ni ukubera Imana kuko senga ukore bizaza bizaza ariko ufite impano ni ukuri kw'Imana. niba iki wabwira umugabo utubaha Imana cyangwa nk'umubyeyi utubaha Imana cyangwa nk'umwana utubaha Imana tugasoza, kuko ibyiza byawe biraryoshye kandi baravuga ngo ngo akaryoshye yayo niguhora mwitama. ni ukuvuga ngo niba utararanzwe no gushishoza mu buto bwawe uzasaza uhera nk'uruyongoyongo rutigeze ruroba ifi nini mu gishanga cy'uruzi kidakomye. gasubiremo bakumve. niba utararanzwe no gushishoza mu buto bwawe ngo witeganyirize ushaka ubutunzi mbese unizigama unizirika, uzasaza uhera nk'uruyongoyongo rutigeze ruroba ifi n'imwe mu gishanga cy'uruzi kidakomye cyangwa se kitabujijwe kurobwamo. mbese ugasanga iriho mu cyongoyongo kitigeze kiroba ifi n'imwe mu gishanga cy'uruzi kidakomye, nk'uko cyajya kuko gitunzwe n'amafi cyajya mu gishanga, igishanga ntibakirukana icyo cyongoyongo ntibakirukana ariko cyo ntikiroba. ugasanga umuntu ari mu isi ariko abayeho azi ngo ubuzima burarara burangiye iryo joro ntiyiteganyirize. aho niyo twaba duke, niyo cyaba igihumbi, niyo yaba ngahe hari kuziga. ubundi ubuzima bisaba guca utunogo. ubuzima cyangwa amafaranga ubukire ni nk'amazi atemba. amazi atemba kugira ngo ubashe kuyabona bisanga ucukura akanogo hariya, ucukura akanogo hariya, ucukura kandi hariya, ucukura kandi akanogo hariya. turiya tunogo turetse akanogo twuzuza ikigega. akanogo kajyanye ko uguze agahene ukagura agakoko, uguze moto, uguze imodoka, ushinze iduka hariya, ushinze imitiyo, uri gukora mu kazi hariya, ushingiye umuntu ucururize gutya, ibyo birundanyije byuzuza ikigega. ariko niwicara gusa nta myaka ijana nicyo cyo reka icyo gihe umenye ngo isi yakurangiyeho. babyita kwikatira urugukwiriye. niyo handi ubwira umuntu ngo se wagerageje ngo ukagira icyo ukora ko watera imbere, ngo reka ngo amahirwe y'inyamaswa si ay'inyoni zindi. ibyo babyita kwikatira urugukwiriye. ni ukwiciraho iteka ukumva ko nyine ntacyo wageraho kandi koko burya ntacyo uzageraho. ntabwo wibeshya, buri ibintu byose wibwira wibwiza ukuri. niba ko ushoboye uzashobora, niba ko udashoboye yewe ntacyo uzageraho. ni ukwikatira urugukwiriye. rero yigirira icyizere, self confidence, wumve ko uzagerayo. try to fail but not fail to try. gerageza utsindwe, utsindwa no kugerageza. bagerageza wenda utsindwe wagerageza wagerageje bateye intambwe. rero gutyo twabwira Abanyarwanda dukomeze dusenga. rubyiruko dukoresha amaboko, dukura amaboko mu mufuka. niyo utaba warize wacuruza ugatera imbere, sibyo? niyo waba ariko niba ufite uburyo bwo kwiga bikomeze, kubera ko ushobora kwishinga undi ugasanga ibyawe birapfuye. yego ugasanga ubabajwe n'umukungugu uri hejuru y'inzu y'umuturanyi kandi wawe mu mbuga harimo ikimoteri mu mbuga kandi nacyo utacyitayeho. menya ibyawe, wimenye, ntugire ishyari undi muntu. hari umuriri Rugamba yakunze kuvuga ngo
hari nibahuta ntumeho ngo nibishyarire ikuzo ngo ugaterura urwukize ugashengurwa n'agahinda iyo ubonye abahiriwe urwo rutoki ubundi urundi rubuze mu bupfura ntumpeho. rero bigaragaza ko hari uburyo aka kanya ushaka yererere kugira ngo ugire icyo ugeraho nta kintu kitavuna. Ibyiza byose biravuna, ibyiza byose biravuna. Iyo n'inzira ijya mu ijoro bavuga ko kuyijyamo ari nyine ijyamo irimo bake. Rero n'inzira igera ku byiza buryo utagira ngo ibyiza biratoragurwa ntabwo bidawunirodingwa ntabwo reka bisaba kwizirika nyine. Bisaba kwizirika. Kagambage watubwiye byinshi, watuganije, watugiriye inama, ariko akantu kamwe tugasoza. Muri iki gihe hari ukuntu nyine insengero zabaye nyinshi bazifunga bakurikije n'ibyo bashakaga, ariko hari bamwe batajyaga biringira Imana nk'uko babishaka. Ariko ndashaka kubwira ko 70% ko bamwe bameze nka wa muntu wubatse ku rutare, abandi bubaka ku musenyi. Urumva icyo nshaka kuvuga, bamwe bahise barangira iby'Imana babivamo, kuko n'ubundi baravuga ati niba ariho twahahiraga bakaba nyine niba abandi batari bashikamye bakaba barabitubujije, nyine bamwe bahise bigira kwicururiza inzoga n'ibindi bintu byerekeranye ku nzoga. Wababwira iki, cyangwa wowe nyine wabahiye support kugira ngo bongere basubire mu by'Imana? Kuko ni benshi cyane, ni benshi pe, ni benshi kuva insengero zose bazifunze. Nyine umurimo w'Imana wagenze gake, ariko ntago wagenze gake kuba bari bimo neza, ariko bamwe na bamwe bahise babishyira hasi bigera mu byabo. Aho ngaho rero ikibazo ku mpande zombi nabivuga nuko buriya amadini afasha kuruhura umutima. Abantu barabivanze ugasanga umuntu batangiye kwitira ko bakorera Imana badakorera Imana. None bituma n'abavuga gukuri nabo babigenderamo. Rero niyo mpamvu aho ngaho ho nabwira umuntu ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari igihe kizajya umuntu agatungwa n'amazi yivomereye cyane. Ariko aka kanya hari umuvugo nahimbye bita byancanze kadukubite byancanze Nterera impinga mpanika inganzo ngo mbabazi ibanga ryisabye abahanga, mbonye umutambyi utaratorwa utowe utuntu tw'abato batagira ubutindi bw'umutima, abatambyi batibaza niyo zaza ukabahaza kandi barihimbye mu gihe babashinze. Ese urabizi Nyagasani ko babaye babasani abawe bimitse Satani ntibacyumvira mu migani, basigaye bakora ibitera isoni yewe bakihorera mu mahane. Byancanze uzakurikira byancanze mbaye Kagambage. Uzajye ku rubuga wandikemo Kagambage zejuwe, buri kimwe cyose uzakigeraho 100%. Kagambage dusoza, bahi nomero za telefoni abashaka uzabasengera, abashaka kuguha akazi, kwamamaza, kuririmba. Kagambage anasora n'umugeni by the way. Nimero zanjye ni 078 05 36 40 Iyi ni WhatsApp niyo guhamagara yose. Iyo nimero ikora byose. Yego no muri mama ibamo. Yego no muri mama ibamo. Kagambage Jesu, dusoza nk'abakozi b'Imana, dushyira imbere y'Imana dusoza. Twubaha Imana dusenge. Amen. Mwanya Imana turagushimye turaguhimbaje, tugushimira ko rwari imbabazi zawe, tugushimye ko waturinze tukaba tugeze tukiri bazima, waturinze dutangira none tugejeje ku musozo. None Data bana natwe bari mugiye kujya mu mpande zitandukanye, maze utuyobore nk'Imana, kandi ubwo tuzongera guhura dawe uzabashe kuduhuza kandi ibintu bigiye mu murongo neza. Dawe icyo tumaze kuvuga, dawe byiza twasangiraga hano, Data hagira unguka buri muntu mu ruhande agira icyo akuramo. Dawe ukora uko ushaka no gushima mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen.